Cheetah Magic. Rero kwitonda aritonda cyane rwose ndabizi. Okay. ati no mu buzima busanzwe ngo nagakunda abasore. Mu buzima busanzwe ntagakunda? Ngo nagakunda abasore niko cyangwa hari kira ijambo wari umubwiye niyo mpamvu yise. Iyo numvise muri BNDC ne bavuga. Niko kecha. Mbata se wari umuzi gute ubundi nubwa mbegera mu mwicaranye ngurutya kuri kamera. Uwo mubonaga gute? Haba kuri televiziyo muri cya kiganiro akora yabaga afite cya gipupe nacyo cyarahiye. Aya naba cyari cyakiri gatse. Kandi bari nagahiye. Ya karuvati. Ubundi iyo ndangije ikiganiro. Ubundi biki byahiye Mbata? Bo. Kusala. Ntabwo ari kumusalamu atura. Oya wese ko niciyemo kabiri bitewe nuko nkuzi. Ariko ndari Islam. Ni Islam zo kuva kuri bye. Abantu bose basiramu n'abasiramu. Oya abantu bose basiramu n'abasirimu ariko si abasiramu. Nari nzi ko hemwa. Bazaga mutipe ko asanga ari igikara. None byagenze gute waracumbye. Ubwo n'abahiriye none. Atari ibintu bisanzwe. Ndi mgazi zishobora kuba no mu gihuru Neso ndi mbwira ko hapfa bagabo neso imbwa yapfa gute kandi nakibije niyo mpamvu wakize buriya mu gihe n'abandi refato wahishije n'abandi bantu bose b'imbwa bari hano ufite silence ntacyo muri yambaza ngo materialize Mbata zahirize ngiye kwamwereka intebe bifatwa dufite n'abahiriye ku rukuta yishushanyije ubu intebe zo kwicaraga hariya ko hakije harahiye kweri MCB fortifié. Ngwino hano. Mwashaka mudafungura na buti. Ngwino hano roko. Mudane tafungura buti. Umusaza gikura bacyahiye. Ubu ngubu nabwo kirimo kirakora neza rero. Ariko rama urunurugomo ni ibyo bikenewe. Kwitabaza byananiye Mbata. Kandi umusiramu ukoresha n'agasabune. Cyangwa unyereza mu butombo. Nimbwa n'ukurara mu nzu. Ibintu byose bikoze neza. Kubyikira kuri iki gihe. Oya, iki ngiki ni sawa. Cyane ni cy'abashyitsi. Wanyereza, wakurura. Gahunda y'amazi yarakunaniye. Amazi yarakunaniye. Ejo ukoresha umutungo gasabune. Ubundi ibi ni by'isuku ukabibona byinshi nkanjye ndimuseme ko mu gihe ugiye kwitabaza muri sharia nyine y'isuku banza kugushamo ako gapapuro ukamenya isuku ya mbere karangira kandi ubona kwitabarisha intoki zawe ariko wabanje gukura babitekereza utangiye gushaka hano yiceka baje kuri etaje bagasimbuka batambaye imitaka ushatse kuvuga ko ushobora kwita mu nguni y'inzu kandi mwanya gamushyira akabura kera Tekereza ijambo rimwe Igo Liquor Store ni ku Ruyenzi. Cheetah Magic. Yes, mwarimo mubireba rero twari twasuye umuntu witwa Mbata Doroji bamenya na Ketchup nukuvuga ngo ni team yabamenya muri rusange navuga ko yagiyeyo kugira ngo ifashe uyu muvandimwe wahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyagera kuri buri muntu kuko ntabwo ari byambata gusa buri muntu byamugeraho by'umwihariko Ramazan na Jaria Neri Ketchup bari mu gisibo bakigezemo hagati bavuze bati reka tutekereze ku muvandimwe by'umwihariko bamenya barakoranye kiba muri Flash FM na TV baramusura Mbata wabyakiriye gute numvise baguhaye papier hygienique ngo za gahunda zarakunaniye oya ahubwo sinzi impamvu bamenya yakoze bya bintu rwose yari yabyibagiwe ubundi ngewe ubundi nitwa Ramazan witwa bamenye Ramazan ho nitwa Ramazan kubera bibya Ramazan inde ubundi bya Isilamu nitwa Ramazan none bamenya Patrick ni rya arangije agira ubundi ni amazina yanjye ni Musengimana Eugene ariko nickname yanjye nkiri muto banyitaga Ramazan ukiri muto hehe reka yire aho mvuka Ramazan mu buryo kwita mu rugunga
yego yego Ramazan by'umwihariko wakoze igikorwa gikomeye cyane nk'umuyisilamu nanone muri iki gihe k'igisibo ni ibintu byiza ngiye nabonye ari ibintu byiza cyane dukwiye kugushimira uherekejwe na wa muntu wawe muba muri kumwe muri filime Ketchup kubera iki wundi wabitekereje reka mpere kuri Ketchup kubera iki mwabitekereje ahubwo rubera kuri Ramazan reka mpere kuri wowe erega ladies nkundi iyo bamenya muri filime avuzemo akongereza yego usanga umuzayirwa ari kwigisha icyongereza n'ikinyarwanda hari abazayirwa bakigishaga abantu basomeza ba mbere ku isi n'abazayirwa bari buriya iyo tureba nabi uzi uko niba ari generic koko mukaba mumuciye mu ijambo ni ku cyongereza ni kuki oya kucyo nari nkubajije ko mwabitekereje dutangire blague ari nkeya kugira ngo rati ibintu bize kugenda neza kubitekereza ni ngombwa cyane ko Mbata ari inshuti ya Ramazan uretse kuba barakoranye inshuti ya Ramazan we ntago ari inshuti yawe oya ndi kuvuga mbere na mbere njye ntabwo turi cyane ariko ku ruhande rwa Ramazan rero kuba Ramazan yarabitekereje nanjye akabimbwira kandi ari n'igikorwa cyiza cyo kuba hafi ya Mbata rero nyine ni ngombwa kubitekereza kandi na byiza okay Ramazan ariko wambaye neza kweri ndaje ngende costume ya Ketchup ari ntarayivuga ko yambaye neza cyane ariko wambaye neza kweri hanyuma Mbata oya buretse no se Mbata ko ari mu rugo gafunge neza kugira ngo murabona bamenye atambaye neza kanzu ya maujuju white wikoraho yego ariko ipasi bayiteye none hangati bayitereye mu modoka umukundo z'icyo bisaza yego ni mukundo wakatavuka ni mukundo bayiteye ryarize mani power wayiteye amye yiwabo ngo kugisenyi bafite ngo dry cleaner bazana nkuterera iyo kanzu ayijyana igisenyi oya itere mu rugo ariko ayitera imaze iminsi biteye imanitse ariko yambaye sose mu modoka ikanzu neze ko nta hantu hamwe hishifone iyi ngibi ni amavuta zose neza amavuta kwa bigenza kose hano kuca nagushaka guhinamira shaka guhinamira uyifuze gusa kongera ukayigora aho kwifuza neza uko yanikana none nashaka guhinamira wambaye neza kweri thank you so much ariko Ketchup yambaye neza cyane urakoze bamwita Jaria iyi kanzu se bimeze gute ganzo ni sawa ni umukanana buriya ingori yayo iki kimama reka tubaze tukorera ikiganiro muri serious turaseka nyuma watekereje kuri Mbata by'umwihariko bikoze mu gisibo wenda ushobora kuba witekereje imbere ntibikone kubera akazi uba ufite cyangwa se ukaba witekereje nyuma kubera akazi nabwo ukaba uvuga uti reka mbikore ngo mu gisibo nicyo gihe cyiza kucyo ubikoze noneho kucyo watekereje kuri Mbata Mbata songa tuganira ni umushiki wanjye Mbata tuziranye kera cyane Mbata twahuye niga muri primaire mu kane primaire Nyamirambo icyo gihe utaragenda ku ihene Kayitare wa Kayitare cyo naragenze ku ihene mbere yawe byabaye kera agendaga ku ihene ugasora na mutende dukora ikiganiro uvuga barategura uko niyo mpamvu ubona yishimye cyane Mbata twarahuye dukunda guserezanya njye na Mbata akamya ngo natozaga nyine ngo rukerereza kuko ngewe naje ngiye gutoza twahera Mbata cyo gihe ngiye kubatoza kubyina gakondo na mbere yako twese tubonana gusa dura mu kintu bita MCLO Music Change Life Organization ngo Music Change Life Organization yari y'umugabo bita Kayitare Dembe niyo ya mbere yashinze cyatangira n'umuziki ziko yandi mu kiranga abana ba Afrika ubwo rero niho twahore na Mbata aho ngaho muhari mu mwaka bamenya ntabwo mwibuka neza amana ariko kera cyane hashize nk'imyaka 30 muziranye yashize imyaka 30 ari Mbata ashaka kunsejya araza kuvuga 70 kandi icyo gihe Mbata ari mukuru noneho icyo gihe Mbata turahura yakoranaga na Kayitare turakomezanya
ubuzima burakomeza usanga twese imbata duhuje umwuga wo kuba twasetsa abantu ndetse tugahora kuri stage tugiye gukora bimwe mu birori byo gushimisha abantu ariko turabe MC maison de jeunes katujyanayo mbata gategura za concours de danse tukabijyamo vacances bye bye yayo nayo akayijyamo na bonjour yayo bonjour vacances na bye bye vacances Bangi byose byari ibintu twaragamo nk'abantu b'urubyiruko rero nyuma no akano kaza kaje kubaho twaje guhurira noneho mu kazi kamwe kitangazamakuru aho twakoranaga twese kuri Flash n'ubara cyakorera mu abizi muri Tech 5 methodology ubwo yakozemo nabanjemo yabanje gukora kuri radio ngiye wabanje kuri televiziyo kuri Flash yarantumiraga kuri Flash kumbe vuga so muri warawana muri warawana show kandi bagasasa nicyo kiganiro cyabaga mu masaha y'ijoro batacyo gihe Sabera agifite dread yagifite dread bwa mbere yabanje kuba ameze gutya nyuma amaze kubera kudufaranga gatoya arahinduka kiro dread nyuma bajya bimushyiramo azikuraho tuzira dread rero mbatara aho ngaho twahuriye na muri Flash nakoze kuri Flash TV ifunga twayikozeho amezi 6 twenyine ni we na ntuzi Nesimbe nta wundi munyamakuru umwe ugigaragara ahubwo tuyifungura tukakora ibiganiro rero bambata nabwo bose bakora ibiganiro byo kuri televiziyo turakutanya tukabiganira bihura ku masaha twavagamo mbata yatayinjira urumva rombata twavuga mu bwo buzima bumwenyemeramba twahuriye hano hose bata nyine twe tuziranye na jeune ubwo rero kwa nige natekereje kuba namusura urumva rero imyaka bari imyaka nakuru umuvandimwe yagira ibyago nka biriya njye ubundi ukuntu nabibonye babona ikintu mu bice bitandukanye yagize ikibazo gisa nko kuba umuntu yavuka akavukira mu nzara abana mutunere yihigiye mu myaka yose yakoze asanga no hafi imyaka ngira ngo 30 n'ingahe n'umunani cyangwa n'ingahe aho ngaho mbata gufite imyaka ngo 40 n'ingahe sinzi hagati aho ngaho none ariko iyo myaka ya mbata yahize ibyo bintu ntabwo narenze ko mbata afite ibindi bintu hanze wenda bimwinjiriza ntabyo narenze pe narenze ibi byambata ko ari yasho amafaranga abonetse n'utwo ngutwo none ejo ndabona nagiye mu nzu murarimo amadive muri byaciye muri televiziyo baramanitse afite n'igikoni mu nzu numvise umuserereza ngo harahiye ngo hasigare yishuranyije hano intebe zari zitegeretse aho abantu barabibonye wenda buraza kubereka mu dufoto intebe zose zishanyije muri salo aho zari ziteretse rero yati umusaza ko nzi ko nta bindi bintu nuko wenda ntanabonye n'amahirwe yo kuba namuremera vuba cyangwa se nashaka mbata duhura nabibonye birambabaza ntize mbata ko duhe kano ka mfite zagara mu bwonko mbata duhe nta mafaranga mfite director kugira ngo ndeyo kumuremera hako namuhamagaye umuhanza kumurema ku mutima ati mbata ni ibintu bisanzwe kandi bizakemuka urumva rero uyu mwanya niho nagize mukitegerezo ngezaho ketchup tekerezo ngezaho basabe ngezaho nabacitara bari usanga ati ngenda shaka gusura mbata ariko iyo kiza kigomba kuba kirimo nuko mwaza tukajyana kugira ngo ubone akenshi ubundi bibizi ko ngomba gutanga tukavuga ngo twajyana mba ngiye kwitangira ibijyanye ku cyanjye ariko impamvu wenda nambere hari ibikorwa wakoraga nubwo bitajya mu itangazamakuru ariko impamvu kimwe kinyiza mu itangazamakuru nuko nashakaga yuko noneho mbata banabona ibyamubayeho ko akenewe gufashwa ariko kirajyanye nahagushaka ko mufasha nabandi bakazaza bakamuha ku burenganzira bwabo ariko njye amaboko yanjye kaba cyangwa ariyemeje kumufasha mu buryo buhoraho nk'ababana nk'ababana kandi mwishyurira ariko noneho ahanga igikorwa ikintu akora mbata ntabwo nazamuremere ibikoresho byose byo mu nzu bye byahe cyangwa ngira ibyo namusapotingamo muremere byoroshye nshoboye kuba nabona kano kanya ariko undi muntu ufite umutima nama cyangwa ufite umutima w'impuhwe nawe akashobora kuba yaremera ku gice cye aha kugira ngo ubone yuko ntabwo kwitanga tubyerekane ahubwo kugira ngo twerekane yuko umuntu akeneye kuba yabona ubufasha bumusubiza mu buzima arabayemo okay intebe ya mbata barayishaka muri serie yego nibyo ngibyo mbata rero ni wowe twari tugezeho kugira ngo twumve noneho ukuntu wabyakiriye amenya mushuti wawe mwabanye muri bwa buzima bwo kuri televiziyo ataragafata turabona ibifaranga agihombanye aga televiziyo twabanye ku buzima bwa street mwabanye kuri street mbata wabyakiriye gute mu by'ukuri wenda nge n'ubwa mbere nibonye ndira kuva navuka
narize inzu yanjye yahiye. inzu wakodeshaga yahiye ni nyiti yanjye kubera ko ibyari birimo byose byose numvaga ko utekereza ko ariyo mbata ari iye bwiye. Oya niyo nakodeshaga ariko bitewe n'uburyo uwankodeshaga yayifataga nk'aho ari yanjye yakandika nk'isanzura nkumva ko ari nk'iyanjye ku buryo n'ikibazo cyabaye ku nzu nagikoreshaga niho abagomera no kuvanamo inzugi mugane wamenya nabaga nemerewe kuba nakoresha inzu nkabifata nk'aho ari nk'inzu yo mu rugo niyo mpamvu nyiti yanjye. n'iki gikorwa rero iki gikorwa kibaye nacyo kinteye emosiyo cyane kuko ntababeshye n'ubwa mbere kuva ndi hano n'ubwa mbere nsuwe n'abantu baje mu gikorwa cyo kumfasha kuko ubufasha nagiye mbona bwabaje no kungeza aha ngaha ni abantu bampaye kuri telefone kanyoneza bakampamagara ariko n'ubwa mbere mbonye umuntu usura kare twinjiye cyajya avuze ngo ko buri munsi ibiryo ntibizakwica ibyo ni ibiryo bya mbere nari mbonye ni namwe bantu ba mbere bansuye batari mu kazi kabo kandi bakansura baje kunsura just for kunsura. Niyo mpamvu rero igihe kubwanjye biranshimishije noneho binandema n'agatima bati nimba za nshuti zanjye za kera bavandimwe banjye ba kera bakibona ko hari icyo nkimaze nkifite agaciro bakaza kunsura buriya n'ibindi bindi bizakunda bizashoboka biranshimishije cyane rwose. ni ibintu bidasanzwe kabisa ni ibintu byiza. Jaria Neri igisibo ariko kiragenda bimeze neza yego kiragenda none ukuntu ibintu byifasha ariko ishusho wayifilima babe n'umufana wamenya aryamye hano hasi amafilime yagaramye kazaza Neri iyo ubonye mufashije umuntu nka gutya mukamusura mu bushobozi buke Ramazani afite cyangwa se mwembi mufite mukavuga ngo reka tugere ku muntu yego ni mu gisibo tuba twigomwe kurya ibiryo byo kumanywa tukagira abo tugeraho by'umwihariko mugahera kuri mbata nk'umuntu muzi hari n'abandi wenda muzafasha ntabwo nzi uko mubiteganya bivuze iki ku muyisilamu by'umwihariko kuri Ketchup? Mbere na mbere kuri njyewe ni ikintu gikomeye kandi bishoboka njyewe nahoramo umuntu ukunda gutanga ngiye umuntu yabyaye agira umutima utanga kubera yuko gufasha ni byiza mu bushobozi buke waba ufite uko bungana kose ntiwabura umuntu ufasha kandi bikagira icyo bimumarira kandi nzi ko bituma nawe Imana iguha mu buryo bwose utatekerezaga. Rero gufasha ni byiza yaba idini ryacu rirabidutoza cyane. Hari umuntu udakunda kugaragara mu mafoto ushobora gufotora agashiduka ukubiswe ni telefone anisetse umutabanje kubitubwira neza ko mutabitubwiye uyu musore w'umukara ari mu foto ya telefone gashyashya igira ngo kandi icyo bari bagamije neza ngo umuturage yego Neri idini ryacu rirabidutoza bikiyongeraho no kuba umuntu abifite muri we. Rero si buri wese ugira yego umutima wo gufasha ariko njyewe kuri njye mba numva ari nk'ikintu kinini mu buzima bwanjye. aho nyura koze na restaurant nyuma y'igisibo ndagenza kujya saa sita kubona kandi mwe ukaribu nzakugabanyiriza ubuse wakunguka gute nzakugabanyiriza nuko n'abandi bazaza niyo mpamvu nari mbivuze rate. Ramaza uyu mukobwa asanzwe yitonda mu buryo bugaragara nubwo mbere nyine bakoresha ikiganiro mwicaranye mbere koko mwicaranye aritonda cyane ariko bikomora kuri papa we papa wa Ketchup ntabwo akunda kuvuga umusore imfurasha ngo mwitahamara mushobora kuba muri kumwe umunsi wose ubwo hari nka televiziyo muri salo ubwo kuraho hagiye mushobora kukuranya mutavuganye yagiye cyangwa se yicaye atuze akunda kuvuga nyine ubundi mbere najyaga mbyibaza ariko akunda guceceka hagiye nka deception yagize mu buzima bwe yatumye aceceka ntabwo naje kubona papa we nawe aba yicecekeye utamara ko atuje cyane uyu mukobwa bidasanzwe ubwitonzi ibintu akina muri bamenye bitandukanye nuko ameze mu buzima busanzwe biratandukanye. Niyo mpamvu nagerageje kwanjye muzi kuva kera ari umwana nagerageje kumutandukanya nk'uko muzi
muri distributi yari kungora kujya mu kinisha yitonda agiye kuzajya araceceka naraje kumugira umusazi ngo we atandukane n'uwo nshaka kwandika rero kwitonda aritonda cyane rwose ndabizi okay ati no mu buzima busanzwe ngo nagakunda abasore mu buzima busanzwe ntagakunda ngo nagakunda abasore niko cyangwa hari ikindi ijambo wari umubwiye niyo mpamvu yahise iyo numvise muri behind the scene bavuga niko keca Mbata se wari umuzi gute ubundi n'ubwa mbere ngira ngo mwicaranye nk'urya kuri kamera uwo mubonaga gute haba kuri televiziyo muri cya kiganiro akora yabaga afite cya gipupe nacyo cyarahiye aya ntabwo cyahiye cyakirigaze kandi baye nagahiye ubundi iyo ndangije ikiganiro ibiki byahiye Mbata mu by'ukuri hahiye buri kimwe cyose nari ntunze harimo n'ibikoresho byanjye bya production byose ngo iyi kabutura yambaye gutya yararanyese ubundi reka ngo story yose ukuntu byagenze twarahembwe ku kazi hari mu mpera z'ukwezi duhembwe mbona message nimugoroba y'amafaranga mu gitondo ndabyuka ntibuka ko hari message nabonye ko twahembwe ntabwo ariko waca kuri konti nkafataho amafaranga make nkakira bakize no kwikofi yo gutemberana narangiza nkanateka n'akanyama nkirira hari abapeti mwabonye turi hariya twabanaga hariya mu gapangu noneho ndafati bari basobyotse bagenda nabatereka ngene nguri inyama nze neke boiro ngene nkwe isosi bo nibaza baratakora isosi nkuru tuze kurya isosi nayo yahiriyeyo n'inyama yashabye yore ntanaziri isosi nkuru ntetse isosi ntoya isosi nkuru turi buyirye nimugoroba isosi nkuru se ibimeze gute isosi nkuru ibirimo n'ibirungo byose isosi ntoya ni yindi ya boiro unywa ugahita ugenda inkuru rero sasa urumva ko yatekeye inkuru njye natetse ntoya batereka nteke isosi ntoya nijye ngiye ku kazi ubwo narabyutse nambara ikabutura nambara n'ishati n'umupira ndasimbukanya ku cyuma hariya ku gishushu nzana amafaranga niyo ngo nambaye ikabutura na sandare n'intuza n'umupira ngarutse ngeze mu rugo ndongera nkuramo ya myenda nkuramo wa mupira mushyira hariya nsiga nambaye isengeri n'ikabutura ubwo ntetse ya boiro nyuma y'iminota 30 njya kureba nsanga ya boiro yahiye ariko ntiyahiye cyane ndabatereka mbe ndetse nongera iminota 5 ibanze ibishye muri iyo minota 5 ntegereje ngo ibanze ishye nagiye kumva no imvura imiragwa kumbi si imvura imiragwa ahubwo ni gaze yatwitse buri kimwe cyose byahiye noneho birimo biraturagurika n'amabati na parafo byose birimo biraturagurika nkagira ngo n'amabati aturagurika uhibuke tanga kontake tanga kontake zombi harahari ni imvura imiragwa kumbi ni parafo n'amabati byose byahiye birimo biraturagurika ndacyari mu cyumba sinabani ndi kuri machine ukuntu nateguraga ikiganiro mbere ko ngenda ntegura ikiganiro mbere ko ngenda kuri machine nkafata bya bintu nkabishyira kuri telefone yanjye ko ifite espace nini nagera kuri hariya ku kazi nkahita mbyohereza muri seriveri nkoresheje USB bigahita binyorohera ndimo ndategura ikiganiro ntegereje ko kaboyero kamara gushya nkahita nambara nkahita ncaho nkajya mu kiganiro kumbi inzu yahiye sinabari amakuru sinyafite ko inzu yahiye sohotse nsanga ahubwo noneho gaze wa mupira wayo uri gupuriza uza kuri za ntebe zo muri salo iwanjye harimo ibitebe byiza byinshi mwarabonye ku mashusho byari bimwe binini byiza cyane rwose noneho biriya gushya ubwabyo byagomba gutwikana karitsiye ubwabyo kubera ko byari ibintu binini bifite umubiri uhagije bifite iki usanga nabyo byamaze gufatwa icyo nakoze cyonyine ngewe ni ikabutura niyo sengeri kuko umupira namaze ni kofi yanjye kuko ari mu mufuka n'imvuye namaze guhaha nsigana nyine nyisubiza mu mufuka nitwe twenyine twavuye muri iriya nzu ahandi hose nta kintu na kimwe cyavuye muri iriya nzu none se Mbata ubu ngubu uwagufasha yaguha iki yego ibyo kurya nk'abamenya nibura bagoye umuceri amavuta ibikoresho by'isuku n'utundi tuntu duke ubu ngubu ni icyo ukeneye cyane mu buryo bwihutirwa reka nkubwire ubu icyo mfite ubu ngubu mfite ahantu ho kuba ariko inzu ndimo nta bikoresho birimo icya mbere cyo nta bikoresho birimo
ibereye aho pezi niyo mpamvu twicaye hano niyo mpamvu twicaye hano harimo udutebe tubiri nato mwabibonye mbese ikindi nanone nkeneye byibuze umbonye uburyo bunsubiza mu kazi wambajije wowe ngo ko wibereye aha ngaha bimeze gute kandi wakabaye mu gitondo byo kugenda bose nakubyuka ngenda nkajyana iki nta kamera nayo yahiriyemo kamera yahiriyemo na mashini itari niyanjye nayihiramo urumva rero kuvuga ngo na mashini byose urabona accessoires za kamera n'ibikoresho byose bihiramo urumva kubyuka mu gitondo ngo njye mu kazi sinibyakunda ubwo ntegereza kandi mugoroba ka flash kandi nayo ni part time job ntago ari akazi kagutunga buri munsi kuko gafite amafaranga kaguha yagufasha wenda kwishyura inzu ariko ntago kagutunga mu buzima bwa buri munsi ugerageje n'aya mazina yacu tuba dufite ntago byakunda Ramaza gushya kw'inzu ya Mbata byakwigishije iki ari nayo mpamvu wenda byagukoze ku mutima ukavuga utereka mfate ku mafaranga make yafite mufashe cyangwa muheho ubundi umuntu utakiga afite ikindi kintu kizamwigisha iyo ubonye umutipe mugenzi wawe yari atunze yari abayeho neza nawe ukajya kubona ukabona ibintu biramushiranye si no gushira aribyo bita kuba uzi gusipendinga ibintu vuba vuba bikagenda ariko ari n'uburyo kuba ngo inzira hiye inzu iyo ihiye rero ukabura ibintu uhita utekereza abantu ikintu cyanyishe no kwanza nkagira abantu mu buzima bwawe babana ushobora kwirukanira mu gihe abaye ikibazo bati ntahamagara sabe wamaye uduhumbi ijana sabe wamaye 20,000 uko nagura ishati ko ngubu nambaye ubusa ugeranyije na kano kanya rero ikintu cya mbere cyanyishe kuba nabana n'abantu neza kuko sinzi igihe bizarangira kuko n'ikindi kintu byaho dukunda kwemera ko ufite salo nziza ufite flat nziza ufite television neza abantu baza no kwiruka babwira ngo garakarakana mukajya mwicara mu ntebe zanjye ko mwishati kandi namenye yuko ari ibintu biri byatana ngo bakicara ari ibintu bishobora kuba sani sabyaye no kubyambata bihinduka nk'ibyambata ugasanga umugani ubaye nk'umugani ubu nkatwe se ko turi abahanzi amwe akantu uvuze ubu nanjye nahita ngira umugani ubwo rero abantu bazi gukora umugani n'abantu bagira ibibazo bibatunguye aribwira ati komeza unyemere naho nyamara ibyo byaba nk'ibyambata ubwo rero nisigamugani ngero nisigamugani nk'ibyambata iyo byandi wari ufite mu gaho kanya none ibibazo umuntu atetse isosi iyo utetse isosi y'inyama ukavuga n'akantu kwihariye ariko iyo ugatetse uvuga ngo ubu ngubu meze neza nabaye boss ku gashara gake nabonye ndahaza mwe ka boyiro ko yamabanga isosi ntoya ubwo ni sosi irange nkuru ngo ivangemo ibintu byinshi cyane iri kuza kuyiteka wenda nyuma ariko kugira ngo uhishe inzu n'inyama zishye none inyama ntizishye zigomba kuribwa ahubwo zigashya zigahira rimwe zigashyira n'isafuriya ikigonda narambwiye kwambata hayi abwiye ngo kwambata hayi nashyize ndi mu kazi ati musa mugere bariye nta mwanya mfite ati mara hamwe nahaye kakongotse ati mwana byore nani wese ko nemo ndanywa nanywa inzoga mumbaye ngo ndaza kuza mbata ngurire mugende muhatwike muharangize umwana umusaza ahe biriseni ngo bisaga foto usanga hayi umusaza hayi ngo mukancare numvangize n'ikibazo gikomeye cyane ati byane bari kuri mbata n'ibintu bikomeye cyane twese abashinja tuzi ubuzima tuye tubanyemo twese kuko ubuzima abantu benshi batubona buri behind scene ntabwo ariko ubuzima tubayemo bakubona muri yakabutura wikinira bazi ukora mu mikino nawe umupira uhindura rero kubona utipe yarakize batazi amadeni wenda ufite ukuntu angana yenda gutesha umutwe bakubona wambaye ikanzu nziza gutyo bakabona baragafashe bakabona ubyibushye batazi diabete ubitse mu ariko wowe n'umubyibuho usaza nataka tubyishye uyu ni umubyibuho uyu ni umubyibuho w'ibiryo uyu ni umubyibuho wo kurya umutima abantu bose barawurwara ninde muri ufite ubutawurwaye kubisa ni wikanga ikintu byo byanyigisha no kubana neza n'abantu kugira ngo mbone backup ubundi muremera ngo abantu se bavuze iki stira igiye ubona ko abantu bafite icyo bamaze mu buzima niyo utabona ba bantu bahita baza utaba bakuremera dete baguye ikintu ariko nawe wundi ukumva muri karakanya kuko ngewe nicanye nabona ko bati mwana nawe se batari inshuti yawe ko nenda hano yihariye ashatse kuvuga nyine mu buyobozi bukuru abamaze neze batari inshuti yawe man bigezaho ngo ko tubona ubabaye ati mwana umusaza inzu irahiye nuzi nimba inzihe byose ngo yibanze byibaze nk'umujama uri ugiye kwitunganyiriza weekend neza atetse isosi ntoya avuga ngo agiye kuba gusomaho ubu ngubu nayo ikabihiriye musafari igonda
ubu ngubu koko ubwo buzima ni ubuhe sinzi ubwo abantu bose batabonye isomo kuri ni ikibazo keca muri iki gisibo ni iki wigomwe ku giti cyawe nigomwe kurya wenda mu gitondo saa sita mu bintu wakundaga ikintu wakundaga cyonzi cyo ntabwo ukunda ibiryo mu bintu wakundaga kurusha ibindi ikintu wakundaga cyane ukavuga uti kanimba ujya kuvuga kanimba wigomwe kanimba wigomwe iki data nigomwe ibyo ngibyo kurya oya n'ubundi nzi neza ko utakundaga ibiryo kunywa amazi buri mwanya warabyigomwe ibijyanye n'amazi warabyigomwe n'akanimba ye mu mufuka n'akanimba ngo waramwigomwe n'abandi bavuze nkawe nigomwe ibyo ngibyo gusa mbata reka dusoze ikiganiro ni iki wabwira aba bavandimwe babiri bagusuye njye icyo nabwira abavandimwe babiri bansuye ni uko ubu ntangiye kugenda hari amagambo maze iminsi wenda nkoresha ariko abantu bakangusora bati nta muryango ngira bakabata oya ati ntabwo umuryango uri ufite kuko impamvu maze kubona ko umuryango ufite umuryango wanjye n'ubu ngubu n'abandi bantu bose bari iruhande rwanjye yifite namwe muri umuryango wanjye kuko ntabwo umuryango ari uwo muvukana gusa wakubyaye umuryango ni munini umuryango noneho mbonye ko umuryango ufite maze kubyemera nuko umuryango ufite noneho umuryango uzari n'umuryango hari abantu bakuba hafi kuruta abandi abana mukamuvukana ariko bose ntibagukunde kimwe so uyu ni wo muryango wanjye wa hafi mise mbona noneho wihuse wa undi ushaka guhamagara agahita kugeraho nyuma y'iminota 5 so ku bwanjye ndabashimiye bavandi kabisa Imana ibamugisha kandi uyu mutima mwagize Imana izabongerera izakuba inshuro nyinshi cyane zirenze izumve ugusaba kwanyu mu gisibo ngiye nicyo nabifuriza keca niki wigiye kuri Ramazani nzi yuko ari umusore shana gusanga ari umugabo nzi yuko ari umusore ese ko bivuga zo kamwenyura umugari sope umupie umugari sope niki wigiye kuri Ramazani kuva mwamenyana namwigiyeho kudacika intege Ramazani ni umuntu udacika intege mu bintu byose yaba arimo cyane cyane wenda ku kazi njye nawe duhuriyemo iyo mukina na se biriya bintu birimo no gusetsa wumva bimeze gute kandi urabona ko ari umuntu uri serious no mu buzima busanzwe ariko ngenda namuzi ko ari mukinisha umukurura iminwa ugira gute njye hariya mba ndi gukurura bamenye ntabwo mba ndi gukurura Ramazani uri gukurura bamenye ni byiza mba mbona na byari byiza cyane kubera ko nzi ko umuntu mba ndi kugira gutyo ubundi atari ko ameze mu buzima busanzwe okay Ramazani reka ngushimire cyane ngushimire ko wagize uyu mutima ubundi usanzwe ufasha ntubigaragaze ni ubwa mbere ngira ngo bigiye kuri kamera Ramazani yafashije umuntu ni ubwa mbere mbata ngira ngo nuko ari wowe uri special niyo mpamvu yaguhaye za papier hygienique Ramazani kunda kabido cyangwa se ukamuzana ukamwishyura amafagitire ya Ewasa ya Wasac oya niyo kintu njya ngo nigisha abantu harako benshi baratawaza ariko ntibakoresha kara gapapuro agapapuro benshi ko wenda kabatoza umwanda ahubwo kara gukoresha mo koresha kara gapapuro katurenzaho n'amazi kugira ngo isuku ikore neza rero mbata ndamwigisha kara gapapuro banze ugakoreshe bagakoresha ugiremo n'amazi yego nayimo ngushimira uri umuntu w'umugabo cyane wakoze kandi Nyagasana zumve gusaba kwawe cyangwa se ibyifuzo byawe mu gisibo donc bizaba impamo kuri wowe wakoze cyane iki gikorwa uko se ni igikorwa cy'inyangamugayo ni igikorwa cy'abagabo batanze neza ko agiye kumara nk'ukwezi arya yishakira imboga umuceri wabonetse n'amavuta fresh amavuta yabonetse n'isabune yo kumesa n'isabune yo kumesa no kuvuga ngo usibye ko nta myambaro ufite uzajya umesa iki imyambaro ndafite mikeya ndafite mikeya nzaba mesa iyo ngiyi okay turaza gutanga nimero y'uyu mugabo nzi neza ko ntabwo uri bubona urura abantu bakoherereza ibiceri isimbi abantu batanga amafaranga n'umutima mwiza baraza gutanga umutima n'amafaranga neri wakoze cyane namwe murakoze amaze wakoze cyane akoze cyane nawe Sabe amina akoze cyane bwa Sabe chano yawe ndayikunda babona yo ndimo ndasabira abantu bagacapa kugira ngo kuki amacano yandi utegegira imihari kubanga Imana ibafashe nigeze ko mu minsi yashize ari umumama wazaga kwicana yari kumwe na Jerry bakavuga ibiganiro
topic baganiraga mpaka ki ku madini ariko bangiza mwese sinzi ukuntu kwemera ko afite n'undi kwemera kwe nyine bizigeraho noneho mu mama bakajya bamwataka cyane ntibumve ibitekerezo bye uko bitanga yatangiye babyumva birangira babyanze ariko ejo bundi aza kugira ikibazo cy'umwana agize ikibazo cy'umwana aza kwica no yawe naraga yarayicitse atashaka kongera kwivugira bitewe n'uko bamusiga bamwataka aza afite ikindi kibazo cye kitari kino cy'impaka cye ku madini avuga ko nakeneye ni 50 miliyoni miliyoni 150 aho 150 ashaka kugira ngo avuze umwana none nabyo abantu bajya bandika comment hasi bamutuka bakora ibiki n'ibiki ahubwo bagize umutima wo kumufasha mbona ko abantu bawe bari mu bice bibiri bitandukanye bafite umutima wo gufasha n'umutima wo kurabya ibintu by'umuntu bakamukosora mu gihe ari mu mafuti rero channel yawe n'izindi channel wenda z'abandi nawe ugenda ugira inama Imana igikomeza aba bacita nyine uyu nguyu wicaye iruhande rwa Mbata citaye kumukara baramubwiye uburyo cita nawe azatangira gufasha nkawe ariko nimba channel yawe umuntu ashobora kwigira akaba yabonamo miliyoni 50 ashobora ko yajya Belgique ajya kwivuza n'umwana kanseri bakayishiririza ibyo ni ibintu byose byiza rero cyo nge nasabaga ku channel yawe uko bafasha abandi bantu reka dufashe Mbata ndaza gutanga nimero yawe sibyo nimero yawe ndaza kuyitanga ku buryo mwakoze cyane mwese Cheetah Magic.